twongeye kubifuriza amahoro y'Imana abakunzi ba Negus TV. Tugiye gutangira agace ka gatatu k'ikiganiro amateka y'itorero ryo hambere. Ubushize rero twavugaga uburyo Guverineri Purini yakoreshaga yica abakristo, aho yababazaga inshuro nyinshi ndetse abashakira n'ibyaha byo kubashinja. Turakomereza rero turera hamwe uburyo ngo yafataga abaroma akabohereza kwicirwa i Roma, kandi noneho mu byo yavugaga yongeraho ko yari afite ibirego bindi bidafite uko byitwa byashinjwaga abakristo yagombaga kubaza. Bamwe bemeraga kuba barabaye abakristo mbere, nyuma bakaza kubireka. Ubwo bemeraga gufatana nanjye mu kwemera izindi mana kandi bagaturira ibishushanyo by'umwami amaturo, bagatura n'ibihumura neza ndetse na vino, kandi bakemera kuvuma Kristo. Natekerezaga ko bashobora guhanagurwaho icyaha nk'uko bisanzwe bizwi ko abakristo nyabo badashobora guhatirwa gukora ibikorwa nk'ibyo. Ayo ni amagambo ya Purini. Yakomeje agira ati, bashakaga ko ibikorwa byabo bibi byakomeza ndetse bikagera n'aho bazajya bahura nk'uko bari babisanganywe ku munsi watoranijwe, bakaririmbira Kristo nk'Imana kandi bakamuhimbaza, bakagira indahiro bidatewe n'uko hari icyaha bakoze cy'ubwicanyi, ahubwo kuko batagomba kwiba cyangwa gusambana cyangwa gutatira igihango, ahubwo bakumva ko bagomba kuvuga ukuri buri gihe. Nyuma y'ibyo bavuga ko bakundaga guhura bagasangira, ariko noneho akaba ari ibiryo bisanzwe kandi bitagira inenge. Aya ni amagambo ya Purini avuga uburyo abakristo b'icyo gihe bahuraga. Igihe Purini yashakaga kumenya ku buryo bunonosoye ibikorwa by'abakristo, yishe urubozo abakobwa babiri bavuga ko bari abadiyakonikazi. Arandika ati, nta gikomeye nabonyemo uretse ubusazi ndetse no kwemera kudafite ishingiro n'igaruriro. Igisubizo cya Traja kuri ibi ngibi turebe hejuru asubiza Purini cyerekanye ko yatekereje ko Purini yakoze ibikwiye. Yaravuze ati, nta bushakashatsi bugomba kubaho mu gushaka umukristo. Iyo umuntu arezwe bikemezwa ko ari umukristo by'ukuri, agomba guhanwa. Icyakora iyo ahaye kandi akabihamya, iyo yihannye kandi akabihamya arababarirwa. Ariko rero uwihakana ubukristo kandi akabyerekanisha ibikorwa bye ndetse ku buryo bugaragara, agasenga imana zacu uko yaba yarabaye umukristo kose, agomba kubabarirwa kubwo kwihana kwe. Ibirego rusange by'abantu bitazwi nta mwanya bihabwa mu butabera bwacu. Uko nguko niko Traja yasubije Purini, yerekana ko umukristo niyo yaba yarabaye umukristo mwiza ka gihumbi, niyemera gupfukamira imana zabo, icyo cyaha agomba kukibabarirwa. Ariko ibyo ngibyo byatumye abakristo bari bagifashwe nk'agatsiko gakorera mu ibanga kandi gateye abategetsi impungenge, bakomeza kurenganywa ku buryo uwatungwaga agatoki yahitaga yicwa. Abategetsi babonye ko abakristo bari bafite ingabire yo kuba inyangamugayo ndetse bakaba n'abiringirwa, ariko bakaba bari bakomeye cyane mu kwanga gusenga amazina y'abantu cyangwa se izindi mana, ndetse bakemera kwicwa nubwo babaga bishwe n'abapagani, ariko babaga bazi ko bishwe bahowe Imana. Abaturage basanzwe bari biteguye gushyira ku mutwe w'abakristo ibyago byose byashoboraga kuba ku gihugu cyabo, bitwaje ko banze kwita ku mana abandi basenga, kandi aha ni naho havuye gutotezwa kutari kumwe. Tertullian yagize ati, icyo avuga, yagize ati, iyo uruzi rwa Tiberi rwuzuye bigatera umwuzure, cyangwa iyo uruzi rwa Nili rubuze amazi,
ahagije, intero iba imwe ngo abakristo ntibajugunyirwe intare. Taraja ubwe niwe wegereye Inyasi. Uyu Inyasi yari umwepiskopi wa Antiyokiya. Yaramufashe aramwica amujije ko ari umukristo. Yategetse ko akwiriye kujugunyirwa inyamaswa y'inkazi i Roma, aho Domitiyani yari amaze kubaka stade nini cyane yashoboye kwiciramo abantu 50,000. Inyasi yabaye umukristo wa mbere wiciwe muri ibyo birori byo muri iyo stade. Birashoboka ko Inyasi wabayeho mu mwaka wa 35 kugera 104 nyuma ya Kristo yari umunyeshuri w'intumwa Yohana. Yabaye umwepiskopi wa Antiyokiya wa kabiri nk'uko Eusebius abitubwira. Ubwo yajyaga i Roma ari imbohe aherekejwe n'abasirikari 10, yanditse inzandiko 7 azandikira amatora 6 n'inshuti ye Polikarupe. Amaze kumubona i Simuruna ari mu rugendo ajya i Roma. Izo nzandiko ziracyariho n'ubu ngubu. Yandikiye itorero ry'i Roma arisaba ko ritagerageza kumukura mu rubanza kubera ko yari yiteguye gupfira izina ry'umwami Yesu. Yaranditse ati: ku bantu bahakanye ko Yesu atari umuntu wuzuye, ibyo ngibyo yewe ndahamya yuko Yesu yakomotse mu muryango wa Dawidi, umwana wa Mariya, yaravutse by'ukuri, yararyaga nk'abandi, akanywa by'ukuri rwose, yababajwe ku butegetsi bwa Ponsiyo Pilato, yarabambwe by'ukuri kandi arapfa by'ukuri. Inyasi kandi yanditse ko hari umuganga umwe mu by'umubiri no mu by'umwuka Imana yagize umuntu ubugingo bw'ukuri buri mu rupfu, wakomotse kuri Mariya no ku Mana, wari udashoboye kubabara, hanyuma arabishobora, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Icya kabiri ni uko abantu batsimbararaga ku Buyuda bashaka ko abakristo bakebwa kandi bagakomeza amategeko ya Mose. Yanditse ko hari akamaro gakomeye ku babayeho kera n'abahanuzi, ariko aravuga ati bo hamwe n'itorero binjira mu muryango ugana kwa Data ari we Yesu Kristo. Traja yasimbuwe n'uwitwa Adiriyani. Uyu Adiriyani yayoboye mu 117 ageza mu 138. Uyu Adiriyani nawe ntabwo yemeye iby'abategetsi bamwe bajyaga bashakisha abakristo ngo bahanwe, ariko iyo babaga barezwe kandi bagahamwa ko ari abakristo nabo bahanishwaga igihano cyo gupfa. Mu gihe abayuda bongeye kugoma, ibyo Adiriyani yabatsinze mu 135 abirukana bose i Yudaya. Uyu Antonio Pio wimye ingoma ya 38 asimbuye Adiriyani akageza muri 161, we yari ashyigikiye abakristo, ariko kimwe n'uwamubanjirije yumvaga agomba gukomeza amategeko, kandi Polikarupe ni umwe muri benshi bishwe ku ngoma ye. Turebe Polikarupe wabayeho muri 39 kugeza 155 yari umunyeshuri w'intumwa Yohana, nk'uko Irenisius yabyanditse. Yabaye umwepiskopi w'i Simuruna kandi yakiriye Inyasi ari mu rugendo ajya i Roma. Inyasi ngira ngo twamuvuzeho kare. Inyasi yamwandikiye urwandiko nawe yandikiye itorero ry'i Filipi. Ireniyos wamubonye ari umusore avuga ko Polikarupe yakunze kuvuga ku ntumwa Yohana ati: Yohana umwigishwa w'umwami yinjiye mu nzu aho Abaroma bakundaga kogera muri Efeso, ariko ubwo kubona Sentius ahari yasohotse atinjiye mu mazi, ati: ntunge inzu itaragwa kuko Sentius umwanzi w'ukuri ari imbere. Polikarupe nawe yakoze uko ashoboye mu kurwanya ubuyobe, cyane cyane ubwa Mashoni wigishaga ubuyobe i Roma mu mwaka wa 140 nyuma ya Kristo. Ubwo